Banze ngira inama abantu bagura ibintu bya occasion ntabwo ari sawa kabisa. Ngiye nakaburanye na kamera, machine na telefone. Hari abantu baringana. None icyo gihe wahise ufungwa? Ako kanya nahise naraye muri gereza. Hose ahantu utabansha kwisanzu. Abari gereza. Bakimara kumbwira ngo jyamo hari banyambitse pingu. Ese numva nyine ikintu kije kiraniga kiniza amarira abatangiye kwisuka. None ubwo madamu wanjye nawe yari yaje. Burangiye impuwe nyinshi nari mfite. Nari nzifite uwo mwana nyine wajyanye ku kana atazaho katurutse. Ndabati no mwana ushobora kuba bagiye kumuhata ibibazo banamukubita nyine arukuntu bagukubita kugira ngo wemere ikibazo. Uri umusaza nyine perezida wacu rwose yita ku bantu cyane cyane. Nta nubwo abanga bari no kubagorora cyane. Anagiriyemo ikibazo amugari babibazwa barabibazwa cyane. Urumva? Amwe ati ngino tugenda bati tugehe. Ati tugije abantu. Ati tugije abantu. Ndabati ngiye ntago nyangenda ninjoro. Ndabati no mu buzima busanzwe ngiye mu rugo mba natashye saa 12 mba nageze mu rugo. Yasa wabwira ati uriya ni boss wanjye. Ati ubwo boss yaje ngiye guhita ntaha kabisa. Agiye guhita mfunguza. Nanjye narahageze nyine mbaseriye nyine wari kose yahise agenda. Ewe yarafunguye. Babarantoye nanjye mbakose. Wabaye kose. Ngo nanjye nabaye umuyobozi kuba navuka nanjye nabaye umuyobozi. Ngo nta muntu ufata yoboye. Nta ufata yoboye. Wasanga ariho intuza yawe test. Abafana banye nanjye ntimuzansuzuge nanjye nabaye umuyobozi kabisa. Nahise mbakose. Mwese arababaza byanyabyo. Amubaza ibibazo ku buryo yageze akanadidimanga. Yababajije muri kumwe. Twese yaratubaje ngiye yambajije ukwanjye. Turi kumwe ariko twese. Ambaza ukwanjye ndisobanura. Abashinzwe umutekano bose bijabana ndabashimira kuko bose banyeretse ubumuntu. Bo baranakuganiriza bakakuganiriza ku ijambo ry'Imana nago batuma ifungwa yiheba. Ndabashimiye cyane. Umukaritasi nanjye tuba turarwanya. Yesi nkunda no kurwana. Ariko icyo gihe nyine nayishyizemo akanyabagabo nabati umukaritasi ufashe mu ijosi. Ndikonseye. Ndikonseye. Ubwo afande nawe yari myidirishye. Nawe ati we mahaguruke we. Ubundi kabi kari yagakoresho wari wakaguza amafaranga ngayo. Sha. Nakubeshye. Kari yagakoresho nakaguza ibiceri 500. Ramba kandi ugire amahoro nanone wo kurikiranye Lioness 250. Turongeye turaje kuri wa mwanya wacu, wa mwanya twibukiranya ku mitekerereze, ku myumvire, ku myitwarire, ku migirire yacu ya buri munsi tugamije gusigasira ubuzima ndetse bukaba ubuzima buzira umuze bugamije n'iterambere rirambye. Ndabanje kugusuhuza wowe uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Tutibagiwe n'intara ya gatandatu ariyo ya diaspora. Kabindi twongeye twagarukanye na Kabindi nkuko mubireba yongeye yagarutse no naje mu isura nshyashya Kabi ko ari umaze iminsi utaboneka bimeze bite? Narindi mu maboko atarayanjye. Oya. Ubundi nge ntabwo nari ndi mu gihugu. Igo. Wari uri mu kindi gihugu? Oya. Igihugu cy'amaboko atarayawe. Igihugu cy'amaboko atarayawe. So sorry kabisa ntago twabimenye turakwihanganishije none se byagenze gute? Sha kari inkuru ndende. Iyo nkuru turagira ngo ubundi nge n'ubwa mbere nabonye umuntu azira ubusa. Bibaho ariko bibaho kabisa ubwo nawe warakamenye. Umuntu abantu bahoraga banganiza akambwira ati ngewe nafunzwe imyaka 2 nzira ubusa. Ariko nge simbyiteho. Ariko nanjye narabibonye. Ubu wamaze kubibonera experience. Narabibonye kabisa. Turaje utuganirire kuri ibyo ngibyo aho waruri n'impamvu zabiteye twumve ko hari isomo abantu bashobora kubikuramo kuko twebwe ibyo twibukiranyaho no kugira ngo abantu bagire imyitwarire cyangwa se n'imyumvire bahindura. Ariko ahandi wari umeze neza. Nari imeze neza nta kibazo nubwo nagize hano nkererewe ariko nahise ntega ka mugena aratashye mitangira hano vuba niruka ntaga kiri mugena aratashye sigaye barahinduye sinzi ukuntu mfite ubwoba mvuga ati tunano simpagera ngize amahirwe ngo mu maboko atarayanjye none mugena aratashye ntari bunyurera yageraga ahantu yajya gukata gutya na umutima urashikutse kamugena aratashye ngo baragahinduriye system gasigaye kameze neza cyane. Niba umeze neza rero turakwishimiye byibuze ko wongeye kugaruka mu buzima busanzwe
ukaba utatinzeyo cyane kuko igihe twakubuzeho ndatekereza atari igihe kinini nibazaga aho uri na telefone wapi ariko ubwo twongeye kubona nabyibuze nibyo gushimira Imana. Nanjye nari mbakumbuye kabisa, gusa Imana ishimwe kuba ntangiye umwaka ndi mu gihugu. Yego ni byiza cyane. Ngaho tunyuriremo muri make kuntu byagenze, ukuntu urugendo rwaje kukubera rubi. Rero reka nkwereke ukuntu urugendo rwaje kugenda. Ni ibintu bitunguranye. Nanjye sinabona ngo sinabona aho mbihera mbega muri make. Ariko ko nibuka naguze akaboro. Kabeze gate? Akaboro kakandi ka photo selfie kamushyiraho kuri telefone nyine ukikana. Ko kwifotoresha. Okay. Akagura. Nkamarana umwaka wose. Umwaka wose. Ndagenda nkashyira mu rugo sinanagakoreshaga. Warakaguze ariko ntiwagakoresha urakabika. Kuko ari akaboro nyine kari karacitse kinjira muri telefone, kagashinge nyine kinjira muri telefone. Ndagenda mba nkashyize mu rugo. None igihe cyaje kugera ndagafata nkajyana ku kazi. Nkajyanye ku kazi haza umutekinisiye. Haje umutekinisiye nyine twarisanzuranaga cyane. Ndagenda ndamubwira ati se kano kantu ntabwo wajya kukankorera. Umutekinisiye aragenda aragakora. Arakagarura. Amaze kukagarura ndatestinga. Maze gutestinga mbona ka kantu ntigakora. Ndamubwira ati rero wowe genda wongere ugakore. Twavuganye ibiceri 500 urumva ko yari naciye na make. Ni make cyane pe, 5 ni make cyane. Naho nkimara kumuteza ingaro nyine ngasubira. Umwana nyine dukorana abaravuze ati noneho reka ngiye tujyane. Narangiza kugakora akampereza nesting kari na keza. Ari nakazima kayikora neza. Urumva? Ubwo ngubwo aragenda. Acaho nk'isaha yose ataragaruka. Kandi hari hafi muri santere nyine twegerana. Yego. Ubwo ngubwo isaha ishize irenzo nk'iminota nibure nk'itanu. Numva wa mwana arampamagaye. Arambwira ati se ko kano kantu hari umuntu duhuye akaba ari kumbwira karake. None ubwo tubigenze dute? Numva nyine ni ibintu by'imikino ndabati se basanga ari umuntu ari gukinisha kiriya cyane abonye nyine kijabiriye urari kugikinisha. Naye ndise cyane ndamwihora ndabati wintesha umutwe mwa. Nyine nabipinze nyine. Yego. Ariko nyine isimbutseho gato. Mbanze ngira inama abantu bagura ibintu bya occasion ntabwo ari sawa kabisa. Nawe wari wakaguze ari occasion umuntu agatembereza. Ariko nkatekereza nkabati kari akantu n'ubundi umuntu twakaguze ntabwo muzi. Wakaguze n'umuntu uri kwitambukira. Nakaguze n'umuntu. Yego. Ndabati umuntu natwaguze nawe ntabwo muzi. Noneho ndamuhamagara ngubwira ati se umuntu uri kubaga ukanarake. Sorry ahubwo we yarakomeje aramamagara. Ndamubwira ati se aho kantu nimba ari kubaga karake yaje akambwira uburyo yakabonye nanjye nkambwira uburyo nakabonye. Yego. Umuntu abati ngiye nta mwanya mfite. Wowe ngwino ngiye ngo ha iminota 5. Abati banamureke kuntesha umutwe. Ubifata byoroshye? Mifata nk'ibyoroshye nyine ngiye kuza nitangira inkomeza akazi kanje. Numva nyine sinava mu kazi. Nko mu minota nka 20 ngiye kubona mbona abantu batatu nyine. Harimo umunyerondo. Harimo n'undi sinzi ibyo ashinzwe. Harimo n'uwo nyirako nyine kudushinza uri kunshinja karake. Ari batatu. Ariko uwo muntu ntabwo nzi ibyo ashinzwe ariko turaziranye. Yaraje abati semina. Kuno umugabo ari kubanga akantu yabuze uniwo gafite kandi akaba yarakaburanye n'ibindi bikoresho koko nibyo. Ati ako kantu nakawe nabati nakange koko. Ati rero nimba arakawe ngwino tugende mujye kumvikana vugana wagakuye. Nawe avuga uburyo yabuze nyine ibyo bikoresho. Subwo mpageze wakujyanye hehe? Banjyanye ku kagari. Subwo ngeze ku kagari. Umugabo aratangira ati kano kantu rero ngiye nakaburanye na kamera, machine na telefone.
ati baborokoye imodoka yanjye babikuramo. Ni kuva navuka nta n'umuntu wari wanshinga ngo namwibye nibure n'igiceri cy'icumi. Noneho sinzi no kuburana ntangira kubura ibyo mvuga. Bati kano kantu ngiye nakaguze n'umuntu ari kutembera kari kanashaje narakajugunye uno munsi nibwo nakegwe ngiye kuhakoresha. Ntangira no kumubwira ati n'izina ry'Imana kano kantu ntabwo ari akawe. Ako nkumva nyine ubwoba butangiye kunjye nafata isi kano kantu bino bintu birangiye bingiyeho byagenda gute. Ariko nyine ndatuza nishyiramo nyine akanyabugabo. Noneho wa mugabo tuziranye abaratangira bati rero njye naye nahamagaye imodoka, hari imodoka zijyana abantu zira bita ngo ni Vigo. Yahageze niyo ku murenge. Ati tukujyana Igikondo delegate. Jesus. Nako gese ukwera ko ari ubwa mbere nari mfunze sinenze byari. Inkumva nyine banjyana Igikondo, aho banjyana hose umva nta kibazo. Kumva ari ahantu heza uragenda ari nko kujya ku kagari. Noneho ubwo hari umugabo ku ruhande rwacu. Arangije abwira uwo mugabo. Je hagati yaho numvisha ari nk'Imana nyine yabakoreyemo. Arangije amubwira ati se uno mugabo kano kantu kari kwemera karake katakanye ngo abe katarake. Umwana mwagafatanye n'uriya nawe ari kuva ati uno mwana mumurekure yigendere ntabwo kano kantu nakanje. Ahubwo mwagiye kuri RIB wenda bakabakemurira ibibazo mugaperereza mugashakisha wenda n'ibyo bikoresho naho kantu naho katurutse. Noneho umugabo arabati koko nibyo. Reka tujye kuri RIB. Tujya mu modoka y'uwo mugabo. Tujya kuri RIB. Noneho tugeze kuri RIB turicara. Maze kwicara umuribo wa mbere araza. Abati mwebwe kuki mwicaye hano? Babagabo bamfashe wa undi ntigeze avuga. Ariko abantu barwanya ruswa bayirwanye bivuye inyuma kuko abantu baracyarya ruswa mu Rwanda. Nago natinya kubivuga. Hari aho nago byacika burundu, hari aho zigaragara, niyo mpamvu usanga hari abafunzwe kubera zo nyine. Kumbe abantu bari bariye amafaranga, bamwe babiri baje kumfata bari kumwe na wa mugabo. Bari bariye bamaze kurya amafaranga. Uwo nguwo nyirako avuga ati ngiye kubabazanira kumuzana uwo muntu wabitwaye. Noneho twaje ati mwe kuki muri hano? Babandi abo bitanguranwa nyine batangira kuvuga ikibazo. Ati twebwe tuje hano, ati no mugabo yibwe ibikoresho, ati bimwe muri byo tubifatanye uyu nguyu. Batangiye kugushinja. Abati se mwabaga mwe ko muri kunshinja ibyo mwafatanye mwamaze kumenya ko ari ibyanyu, mufite ibimenyetso byabyo. Noneho umuribu nawe bura abaribu nabo babaza ubwenge nyine aba yamaze kumenya bo bafite uburyo bacukumbura ibintu byabo nyine bakamenya ukuri. Umuribu umwe arabati se wa mugabo we kano kantu urahamya ko ari akawe? Ati nakanye. Ibimenyetso byako se ibimenyetso bigaragaza ko ari akawe ni ibi? Ngo ngiye ngo ibikoresho byose ngo nabiguriye mu Bushinwa. Kandi ngo ibikoresho ngo fagitire baguha ngo ziba ziriho serial number. Noneho ubwo muribu umwe ubu yari yitahiye, yaratashye nyine ntabwo yararangije akazi. Yararangije akazi yitahiye. Haza undi ubwo ngo ndarigenda turakomeza turicara. Haza undi ati mwebwe bite byanyu? Babagabo barongera barahaguruka. Ngo twebwe ngo no mugabo ngo yibwe ibikoresho ngo harimo ngo kamera, ngo machine, ngo telefone, ngo babikuye mu modoka, ngo none ngo bimwe muri byo ngo twabifashe, ngo uyu ngo nitwabifatanye. Ase tutarajya kure abo baje kugufata uretse uwo n'wirondo nawe ubwo yari akirimo cyangwa yari yigendeye? Bose bari bahari ari batatu nawe wa kane n'uwabuze ibikoresho wa gatanu. Okay. Urumva? Ubwo ngubwo uwo muribu we nta bintu byinshi yigeze avuga. Ubumve ko mu bayobozi nabo harimo abantu bamwe babasha gucukumbura ngo bamenye ukuri neza. Hari n'abandi niba ari stress baba bafite biruhura nyine mu bwonko bagata bakemura ibibazo vuba vuba. Wa wundi babwiye ati twafashe umuntu nyine twabifatanye umuntu yabyibye. Nkaho yavuze ati se bino bintu byibwe gute?
abaza wa wundi aramubwira ati se bino bikoresho kuko ni kano gakoresho kuko nakawe ati se ufite ibimenyetso byako ati aka kanya ntabyo mfite atariko nagenda nkabizana nagenda nkazana fagitire za serial number urumva atarajya kure atavuga ati ngaho igenda uzane fagitire ngeno uzane ibimenyetso abangaba nabo reka tube tubasigaranye nabo nabagufashe bahasigaye ninjye na wa mwana na wa mwana okay ariko ngiye nkumva ntari kubyumva neza hati bantu ko bansigaranye avuze amagambo abiri yonyine ese karabagenza cyaha kuki nibure atamubaje amagambo menshi agahita yihutira kuba banjyana muri gereza nawe agahita ajya gushaka ibimenyetso kuki batavuga ati bano bantu reka tufate ikirego cyabo wenda bya bintu nibimara kubafata nabo tuzajye kubashaka reka harya mwagenda mugahita mujya kuburisha kuzimanganya ibimenyetso cyangwa mugatoroka ariko reka nkubwire hari abantu nibure abanza agacukumbura ako kanya nibure wowe ukaba usigayemo hahandi ariko ukaba uzi ko yabanje nibure kuhata wamubona ibibazo mwese kabahata ibibazo ntabwo yabibahata muri kumwe umuntu wese ndumva bamubaza ukwe ahubwo ubwo ngubwo niba yari uko najya mpora n'umuntu mu muhanda nkavuga ati mpereza telefone yanjye nta kintu ushingiyeho wowe tugahita tujya kuri RIB bagahita bagufunga njye nagushinje telefone ngenda gushaka ibimenyetso ugasigara ufungwa utazi icyo uzi tubwire nuko izina ry'Imana bajya banadusobanurira batubwira ati wowe impamvu ufunzwe ni iyi ngiyi none se ubwo icyo gihe wahise ufungwa ako kanya naraye muri gereza gusa iyo ni mu ntuzi ni kuri sitasiyo ntabwo ari muri gereza sitasiyo ni gereza ni gereza se wowe nturara hasi ariko ntabwo ari gereza ntabwo ari kimwe nko kujya iyo bavuze ngo wagiye muri gereza ni kwa kundi wakatiwe igihano ukajya gufungwa icyo gihe ntabwo ahantu utabasha kwisanzura aba ari gereza okay cyakora nabo baba mu rugo rwabo ngo bari muri gereza da wa mugani ntabwo ujya wumva bavuga ngo urugo rubirurutwa na gereza kubajya babivuga buri mu maboko ataraya buri muri gereza utenda abantu batangiye kugukorera byonyine abo usanzeyo niyo utabusanze nabo ngabo baba bari kugushimira nabo gukorera udutende nuko ubu ugeze muri sitasiyo hamwe n'abandi ugasanzemo abandi bantu bafunze njyewe bakimara kumbwira ngo jyamo hari banyambitse ipingu nahise numva nyine ikintu kije kiraniga numva nyine reba nawe uri kuzira ubusa nyine utazi kuzira numva ikintu kiniza amarira abatangiye kwisuka none ubwo madamu wanjye nawe yari yaje yari yabimenye ariko nkirengeza buryo ki madamu atabona ko ndi kurira yasenga ngo ati mana mbabarira no marira asubireyo noneho kwa kundi ikintu kiri kukuniga baragiye barambwira ati injiramo hariya ninjiyemo mpita mbonamo abagabo beza urumva n'abana abantu ingeri zose zitandukanye ndangije mpita numva niyakiriye uti hari abandi bantu numva nyine ngize murare ndabateto n'aba ngabo nabo ni abantu iyo ugezemo rero uhita usanga harimo abantu bamwe barengana ariko ntabwo wamenya ko barengana wowe mu mutima wawe niwo uzi kurengana ariko umuntu wese ntabwo ariko akubwira ngo ararengana ngo umenye ko arengana yego harimo n'ababigiza nkana noneho hakaba n'abandi barakoze ibyaha banabyemera ko bati ngiye nakoze icyaha none akaba ari nk'umudamu wamufungishije yaramukubise bati yaramfungishije ariko nanjye naramuhaye turenda mukubise ikintu ati ubu ngubu ahari ashobora kuba ari kuruka amaraso atariko ninongera guhura niba wongera kumfungura nkahura nawe ati none nzongera ati noneho nzahita murangiza ngaho nyumvira byari ibintu nabonye mbona birenze urugero ibaze aho nari nicaye nkabati se bano bantu barafunze bimeze bite umuntu bari kumuhana nta nubwo ari kwemera icyaha nta nubwo ari no kukireka nta nubwo avuga ngo nagera hanze wenda azikosora ahubwo azakora ibindi bibi noneho wa wundi nawe aruba wararwanye n'umuntu ari we umwiyenjeho ariko yamukomeretsa
urumva akaba ari ufunga yamukomeretsa akaba ari ufunga kubera ko nyine abayobozi nabo bareba nyine wa muntu wakomeretse yego kandi ari nawe wagenda ureba wa muntu wakomeretse yego none ugasanga wa muntu yakomerekeje umuntu nani no gutegeza ngo bati ngiye nzamusaba imbabazi akabata nyine twongera guhura noneho nzamumena ku buryo noneho bazanamfungira ukuri baba we ibyo byose nibyo wahuriye muri gereza yarahuriye nabyo muri gereza nyuma waje kuhava gute nyuma yo gufungwa gutyo uburyo naje kuhava njyewe nyine nafungiye kuri sitasiyo ebyiri ntabwo ari imwe wagumyeho ni ebyiri hari ahiriwe bya bikoresho ego umudugudu ntanazi ntaranakandagiramo na rimwe ubwo ngubwo njye muri sitasiyo nahamaze iminsi 3 maze kuhamara iminsi 3 ku munsi wa 4 baza gufata wa mwana twari turi kumwe ngira ngo bagiye kumuhata ibibazo batabamwimura ku iriya sitasiyo yibiweho ibikoresho bamusubizayo ariko nkaba mfite ubwoba nkabati se uno mwana ko nta makuru y'inzi yagiye he nkabati uno mwana bashobora kuba bagiye kumuhata ibibazo burangiye impuhwe nyinshi nari nzifitiye uwo mwana nyine wajyanye ku kantu atazi aho kavuye nabati uno mwana bashobora kuba bagiye kumuhata ibibazo banamukubita nyine ari ukuntu bagukubita kugira ngo wemere ikibazo wemere icyaha noneho ubwo ngubwo ku munsi wa 5 nanjye baje kundeba ari nimugoroba ari nka saa moya umuribu nyine wari wanjyanye marambye ati se ngwino tugende nawe se ati nawe ngwino tugende nabati tujye hehe ushinzwe kubaza se wowe ubu bemere kubaza ngo tujye hehe cecetse nyine iyo bonye bari kuguhohotera ntago utanga ikibazo rero umenye bari abantu baba baturinze hariya ntago ari bo tuba turangiriyeho bo hari abandi bantu bashinzwe kumenya ko twebwe tumeze neza buriya imbohe buriya nubwo zifunze ariko baba barinzwe cyane ku buryo hari umuntu nyine mukuru yego uri umusaza nyine perezida wacu rwose yita ku bantu cyane cyane ntabwo bari no kubagorora cyane anagiriyemo ikibazo wa mugani barabibazwa cyane urumva hamwe ati ngwino tugende ati tujye he ati tujye Jabana ati tujye Jabana ati ngiye ntabwo ngenda nijoro ati no mu buzima busanzwe ndi mu rugo mba natashye saa 12 mba nageze mu rugo akazi kanjye ntaha saa 11 saa 12 mba nageze mu rugo ngiye nta nemereye kujya nijoro ngo nta nemereye kujya ngo ngwino tugende nabati nta ndi bujye nkajya nisunika njya mu nguni nyine nta hantu ndi bujye wari ufite ubwoba se wenda ko udashaka kuva aho ngaho buriya reka nkubwire dufite ubuyobozi bwiza urumva ariko hari n'abandi bantu bica nyine bica itegeko ry'ubuyobozi bwacu n'ubundi hari ababyica niyo mpamvu hari kurengana se narinzi ikiri kujya mbere ngewe uba ugomba nyine nawe kumenya uko ugenda urumva wanga kugenda barakwihorera iyo wanze kugenda gutya ntabwo bagutwara ku ngufu barakwihorera rega nakubwiye ko hari amategeko arenze ku yandi ngewe nubwo wamfunze wowe ariko hari n'abandi bantu bashinzwe kundeberera urumva hari n'abandi bantu bashinzwe kundeberera kuko nge ndi umuntu nge ndi umuturage wafunzwe kandi ngewe kuba ndi umuturage hari undi muntu ushinzwe kumenya uko naraye n'uko niriwe urumva uwo muntu rero niwe ugomba niwe ushyiraho amategeko bakayandika no muri cya gitabo muri cya gipapuro bagiye kuvuga ngo bifungwe cyo winjiranamo harimo amategeko akurengera yego ngo yaturutse hejuru rero wowe ushinzwe umutekano ntabwo ushinzwe guhohotera umuntu kuko nawe hari undi muntu ukuyobora hejuru nibyo ubwo rero saa 4 nibwo imodoka yaje kubatwara saa 4 za mu gitondo ubwo bukeye za mu gitondo bukeye bwaho nibwo imodoka yaje ije gutwara nyine abajya parike bajye kuburana n'abimurirwa nyine ku yandi masitasiyo nanjye ndimo mu bantu bimuriwe ku yindi sitasiyo
nanjye ngenda gutyo. Nibwo nagiye rero ngira ijabana. Nuko ubugeze ijabana? Mbageze ijabana sha, maze kugera ijabana mpita masanga na wa mwana noneho nari ndi gushidikanyaho. Nawe niho bamujyanye? Nawe bamujyanye ijabana. Okay. Ariko nasanze wa muhungu wanjye nyine babwiye ko nahamusanze. Yego. Ariko nsanga umuhungu wanjye yahise ababwira ati uriya ni boss wanjye. Ati ubwo boss yaje ngiye guhita ntaha kabisa. Agiye guhita mfunguza. Nanjye narahageze nyine mbaseriye nyine urumva. Wari umaze kumenya hakanosi yo kagereza? Nimaze kumenya nyine uburyo wakwitwara ku bantu bari bo bose. Urumva? Yaba ari Marine igize ikibazo nkayivuganira. Yaba ari undi muntu mbona bitagenze ari ukuntu abantu bashyamirana muri gereza. Nkajyamo nkitambika nkabakiza. Noneho uwo munsi nyimara kugerayo ubukeye bwaho uwari kose yahise agenda. Ewe yarafunguwe? Barantoye nanjye mbakose. Wabaye kose? Ubwo nanjye nabaye umuyobozi. Kuba navuka nabaye umuyobozi. Nawe ntawe ufata yabaye rwose. Wasanga ariho intuza yawe nanjye ntimuzansuzugwe nanjye nabaye umuyobozi kabisa. Wabaye kose yo muri gereza. Iminsi ingahe? Abana barantoye bati ugomba kuba konsiye. Ese kiki babita ba konsiye? Babita ba konsiye. Nyine ni mu kindi gihugu. Bifitiye ubuyobozi bwawe. Iyo uvuye muri gereza uba kugeze mu gihugu. Niyo muri kuganira bati ningera mu gihugu. Uri konsiye ni nk'ibiki n'utuye dukoryo wabonye noneho? Ndi konsiye. Kwa kundi umuntu yinjira bagatangira kumwaka amafaranga ya buje. Ubundi umuntu akimara kwinjira ubuzi ko amafaranga ya buje nyine niyo yaba nta n'igiceri cya 5 ufite ugomba kumusaka kure ya danje. Ugomba kumusaka nyine. Wowe konsiye ni wowe umusaka? We ni wowe umusaka. Ariko impamvu ari wowe umusaka ubu hari abandi bantu nyine ubona bashobora kumugirira nabi wenda. Kumugirira nabi. Ariko we hari umuntu uza nyine ubona ari ikihebe akaza kurwanya cyane. Ubundi nta bintu byancekeje nkuko nabonye umuntu yaje yasinze. Yari afite amafaranga. Noneho ndamubwira ati banza ukuremo izo nkweto wari kukandagira kuri ntuza kuri matera y'abantu. Matera y'abantu nyiko nta matera bihari ni hasi. Kuramo ibyo bikwetose. Urakandagira kuri matera y'abantu wowe. Ndamusaka. Noneho mu kumusaka nkora mu mufuka mbona nta kintu afite mu mifuka yose. Ariko nkabona afashemo hano gutya muri ntagateni. Bati n'umuntu n'icyo afashemo hano ra. Yanga ko nkora muharo neza. Nabwo ati teka umusaka wa musenzi. Ubwo afande nawe yarari mu idirishya. Kubera ko afande nyene ababizi ko dukeneye amafaranga ya buje. Neza mu mukenemo za buje koko imbere. Nagasabune ko gukaraba. Mubigura hese? Mubituma hanze? Aba hari abantu baduhagarariye baturinze umutekano wacu. Nibo mu bituma bakabazanira za buje. Nabo baba bashyizeho itegeko buri gitondo ugomba gukaraba. Yego nibyo. Buri gitondo nta munsi ugomba gusiba udakarabye. Noneho we konsiye ikintu ubushinzwe kureba umuntu utakarabye, ushinzwe kureba nimba isuku ikozwe neza mu gihodi. Yego bahita mu gihodi. Urumva uba ugomba kureba nimba nta muntu ufite umwanda nyine. Ubwo mugomba gufura imyenda yanyu y'imbere. Urumva rero agasabune kaba gakenewe. Yego nibyo. Nimba umuriro ugiye arabizi ko amashanyarazi yadutenguha tugata ducana buje. Twatubuje. Konseye. Konseye. Ibintu byari bikaze. Noneho ngiye gukora muri Nangamadeni. Nimba yagirikeka ko harimo amafaranga ngiye kukuramo abaraniza mfashe mu myishingu gutya. Konseye baramwishe. Umukayitasi nanjye tuba turarwanya. Yesi nkunda no kurwana. Ariko icyo gihe nyine nashyizemo akanyabugabo n'abati mu karitazi umfashe mu ijosi. Ndi konseye. Ndi konseye. Ubwo afande nawe yari mu idirishya. Avuga ati we muhaguruke we. We bari kuniga konseye muri kureba muri kureba utya buri kuniga konseye muri kureba. Barahagurutse. Noneho babona wa muntu nyine arakaza abona ashobora no kugira umuntu yakomeretse. Bahita bamusohora nyine bajya kumushyira ko ibara nabo baba bagomba kugorora nyine kuko hari abantu baba barimo n'ibyihebe nyine n'ibyigomeke. Bahita bamusohora. Ngo bamujyanyije abona rero gutyo
nuko muza ijabana aho mwavuye gute ntago mwigeze mujya kuburana ngo bajyane muri procedure zo kuburana cyangwa oya ntabwo twagiye kuburana ibyanyu byakemukiye ubwo kuntu uze kuri RIB uko ubundi uko avuga iyo umaze iminsi 7 wa muntu uri kugushinja icyaha ataraza kukureba iyo icyaha cyoroshye iyo ari icyaha nyine kidakomeye cyane barakurekura ukigendera nese ntabwo yagarutse kubareba ntabwo yaje cyangwa yarazi ko wenda nkibeshye nari nibeshye nako dusubiye inyuma cya gihe najyaga ijabana kuwa 5 nibwo nahahuriye na wa muntu nyine ushinja icyaha ijabana nasanze umudamu w'umuribu we yaradushinjije twese nyine ndabati ibi nibyo nashakaga mwese arababaza byanyabyo amubaza ibibazo ku buryo yageze akanadidimanga yababajije muri kumwe twese yaratubaje ngiye yambajije ukwanjye turi kumwe ariko twese ambaza ukwanjye ndisobanura abazana wa muntu aramubwira ati se ufite ibimenyetso ati ngiye fagitire ndazifite ibikoresho nabiguriye mu Bushinwa ati fagitire ziba zero serial number ati zero serial number ati ubwo ngo reka serial number tuzishyire muri machine turebe ko biza guhura niri kuri ako kuma ati se kano kuma gafite serial number ngo yango ntaziriho kandi bwa mbere bako kuma gafite serial number ngo ntaziriho ati rero we izo serial number zizana tushyire muri machine turebe ko biza guhura ubona nyine ari kuri indimi urumva ubwo ngubwo ndangije ngiye ngo numva nyine wa muntu ari kuvuga nk'ibintu nashakaga nyine neza babandi baranzinzitse bwa mbere ariko muri w'umumama ndanamushimiye cyane rega niko kazi kabo nicyo babashinze hari abantu bakora akazi kabo neza hari n'abandi bantu bajenjeka bagiye bakora inama buri munsi barebemo abantu bajenjeka ubwo ari iminwa gutyo nibwo bafashe umwanzuro wo kubareka murataha aho ngaho ni kuwa 5 banjyanyije abantu umusangayo hari ku munsi wa kane yego noneho aho ngaho bazamubwira ati rero wowe genda uzane ibyo byangombwa izo fagitire zawe noneho tuzarebe ko bihura n'iri serial number urumva we yagiye gutyo ntabwo yongeye kugaruka yabonye ko atazabiva merega hari igihe ubona uri kwiruka n'inyuma y'ibintu bitazakemuka nk'uko iyo uri umuntu nyine ubona ko bya bintu urimo ari seriye ntabwo warenza iminsi 4 utaraza ubwo ya minsi isabwa 7 yarinze ishira atagarutse ntabwo ugomba kuyirenza nubwo narayemo rimwe banyibye umunsi ariko nta kibazo barandenganiye kabisa kandi Imana ibaha umugisha abantu bijabana kandi abashinzwe umutekano bose bijabana ndabashimira kuko bose banyeretse ubumuntu bo baranakuganiriza bakakuganiriza ku ijambo ry'Imana ntago batuma ifungwa yiheba ndabashimiye cyane niko kazi kawo undi ni bimwe mu byo baba bashinzwe tutakomeje gutinda cyane ni nk'iki wavuga kuri urwo rugendo rwawe rwako kuma kagukozeho kandi se wari wakaguza ngahe kabi nakubeshye kandi agakoresho nakaguze ibiceri 500 sengisa kuko umuntu ngiye nabonaga ari bukampere n'ubuntu kuko nabonaga ari akantu kashaje ariko kubera ko nyine nkatwe dukunda gukora ibintu bya entertainment uyibonye nk'akantu nyine akaboro urakibikaho ariko reka nkubwire sinzongera kugura ibikoresho byakoze bya occasion nta fagitire ibyo bintu nibyo tugira ngo twibutseho n'abantu udukurikije urwo rugendo rwawe waciye mugira icyo ubwira abantu rwose ku bintu bijyanye no kugura ibyo bikoresho reka abantu mugura ibikoresho bya occasion mwe mutuje mureke kugura ibikoresho bya occasion ushobora kugura akantu ibiceri 500 ugafunga imyaka 2 rwose ushobora kugura ngiye niba ari bike tuzaya tubanza twandikirana yego kuko ubuyobozi bwo ntago waburenganya kuko bo nimba ngiye kurega ko nibwa ibikoresho kandi muri ibyo bikoresho hakaba harimo kamwe kabuze kandi karaburanye n'ibyo bintu ibindi ugomba kubyishyura kuko ubuyobozi bwo ntago buzareba mu mutima wawe ngo babone kurengana yego kuko bakora akazi kabo nyine nk'uko babishinzwe gusa nyaboneka
mwirinde kugura ibikoresho bya okaziyo n'abantu mutazi niba munabiguze ubwo mugirira inyandiko mukorana inyandiko ku buryo ni wa muntu nabura ibikoresho bye wozerekana inyandiko y'uwo mwakoranye mwabiguze yego yangiza ku buryo nabo bizaborohera uburyo bazajya kubishaka neza biboroheye yego ndikumva ngewe ariyo nama nabagira. Yes, arakoze cyane Kabindi kuri ubu buhamya aduhayeho n'ibyo atwibukije. Ni ibintu by'ingenzi kandi abantu bajya babyibagirwa pe. Ibintu byo kugura ibikoresho iyo ubonye akaboro kari kwibunza uragenda ukakagura kandi hari igihe wamugani kakugiraho ingaruka nk'izi ngizi Kabindi zamubaye kuba yaramaze iminsi irenga 7 icyumweru kirenga ari mu maboko ataraye atari mu kazi. Hari ibyo yatakaje, hari ibyo wahombye. Kandi uzira ibiceri sengsa mesheri zami biceri sengsa bikakumaza iminsi 7 mu maboko atarayawe. Rero abantu rwose kugira ikindi tubwira kubwanjye hano narindi numvaga niyo wambwira ngo miliyoni 10 nzifite numvaga nari kuzitanga ibaze uzira ubusa abantu rero twibuke nk'abantu dukurikirana Lioness 250 rwose aka kantu tukabibukijeho ko kwirinda kugura ibikoresho bya okaziyo utandikiranwe n'uwo ubiguze nawe cyangwa se bidafite facture. Erega buriya niyo ari ibikoresho byibunza gutyo haba hari kunyereramo n'umutungo wa leta kuko hari imisoro ibigenderamo. Urumva rero twongere twibuke aka kantu ko kujya twibuka kwandikiranwa nabo tuguze ibikoresho bya okaziyo. Kabindi wakoze cyane ku mwanya wawe waduhaye n'ubu buhamya wemeye kudusangiza bw'ibyo waciyemo. Namwe murakoze cyane ndabashimiye. Nari nkumbuye Lioness 250. Yego bakumbuye cyane. Twishimiye kongera kukwakira turizera ko turakomeza kugendana mu buzima busanzwe kandi Imana igusimbukishije uriya mwaka ushize ukaba utagumyemo uyu nguyu ukaba utangiye byibuze uri mu buzima busanzwe wagarutse mu rugo no mu kazi kawe niyo gushimirwa. Turizera ko nibindi birakomeza kugenda neza kandi no kuri 250 uzakomeza kuza kuduha ku biganiro bigiye bitandukanye. Ariko bibuke yuko mfite n'agacano bita Happy Group. Yes, agacano kawe nawe ugiye kongera kugakoraho. Bagende bakande subscribe. Hariho udufilime tugiye dushyashya. Rwose ibikorwa byawe bikomeze bijye mbere kandi nabakandi subscribe ndabashimiye rwose Imana ibamere umugisha. Urakoze cyane kuri Happy Group mujyane mukore kuri subscribe ariko ntimwibagirwa na hano kuri Lioness 250 naho bakande kabisa kandi barebe video irangire barebe video irangire dukoreye umuti kabisa banasangiza abandi nk'ibi tujya twibukiranyaho urebe ikiganiro kirangire kabisa mushyiremo na comment yego banatubwire icyo batwibutsaho nabo niba hari n'ufite n'ubuhamya nk'ubu ngubu yazaza kuri Lioness 250 akabidusangiza kuko hari icyo byungura abantu. Ni karibu kabisa. Sawa murakoze tuzasura utaha ciao bye.